icyo Imana idusabye ni kimwe, ni ugutunga umutima wera nk'uw'Imana ifite. Imana ubwayo rero, reka twongere tubashimire mwe mwakoze subscribe kuri Bigira Iherezo TV, ndetse namwe bakunzi bacu mukunda kugenda muri ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa nta wundi, reka tumusabe atwibwire imbere kuri kamera yawe. ese kamera magira ngo ndo umutumirwa buriya cyanera? Oya, ahubwo bagiye kubabwira ko ndi siwe. Aya, ubwo kubera ko ari kuri channel yawe, kubera kandi nk'abandi nkaba ndi umunyamakuru ndi kukubaza, uri umutumirwa. Okay, murakoze cyane. Murakoze, nitwa Niyonzima Toneste, wenda bambonye bwa mbere kuri iki kiganiro. Nibyo nkuko mwari mubivuze, ni channel yitwa Bigira Iherezo TV. Abantu benshi bajya bambaza ngo kubera iki wayise Bigira Iherezo. Nayise gutyo kubera impamvu z'ijambo ry'Imana. Riri mu mubwiriza gatatu. Nasanze buri kintu cyose kigira ikintu cyacyo, nta kintu n'iki kibaho kitagira iherezo. Niko Salomo yavuze yandika igitabo cy'umubwiriza, yaravuze ngo ibintu byose bibaho bigira iherezo. Icyabonetse munsi y'ijuru cyose, ikiri munsi y'ijuru cyose kizagira iherezo. Ni mu ubwo buryo rero nagiye nita iri zina Bigira Iherezo TV. Mbona no gusuhuza abakunzi bacu, tubabwire ngo turabakunda. Yes. Mwakoze kandi cameraman ko uri kutubaza, bari gumugisha nawe. Yego. Ubu rero uyu munsi turaganira kuri topic, ugiye kutuganiriza topic abantu benshi nabonye bagiye batwandikira kuri comment. Baragukunda kuko bakunda uburyo baganiriza, burya hari igihe babwira amagambo y'Imana abubaka. Abenshi rero bahita batwandikira tukabibona. Uyu munsi namubazaniye, muze kujya mu mwandikire mumubaze n'ibindi byose mwifuzaga kumubaza. Ariko mbere na mbere banse tubwira amakuru y'iminsi ko utari no kuboneka cyane, kuko biri mu byo abakunzi bawe bambajije ati kutakiboneka bimeze bite. Reka subize muri iri jambo. Umufaransa yaravuze ngo pour mieux sauter il faut retirer. Myandi magambo kugira ngo ushobore kugera aho ugera umusubira inyuma ho gatoya. Burya umuhanga mwiza, wenda uretse ko ntahagaritse bataza kubyumva nabi, ariko mu buzima busanzwe ni byiza ko ushobora gutera intambwe imwe wagahagarara ukabanza ukitonda ukareba naho ibintu bigeze. Njyewe ntabwo mpfa kuza kuri kamera uko mbonye, banza gusaba Imana, nkinginga Imana. N'ubu numvaga rwose ntashaka kuyisubiraho kubera impamvu z'ibi bihe turimo muri cya gihe cyo guceceka. Ariko nakomeje ninginga Imana ngo ni nk'ijambo nza kubwira abakunzi banjye. Hanyuma nagize umugisha rero, niyo mpamvu nagusabye ngo umfashe rwose subira imbere ya kamera, ngira abantu icyo Imana bashakaho, cyane ko yica no twebwe icyo tugambiriye ni ugukwirakwiza ubwami bw'Imana ku isi yose. Hanyuma abantu bakamenya n'igihe tugezemo, twumva n'imvugo y'Imana. Ubundi abantu benshi ntabwo bazi uburyo Imana iri kuvuga. Ubu Imana isigaye ivuga mu buryo, ubundi kera Imana yavugaga yeruye gutyo ikavuga bisanzwe, ariko ubu muri iki gihe turimo Imana ivuga mu buryo bw'ijambo ry'Imana no mu bahanuzi. Rero gihe ikintu kijya kinezeza cyane ni imvugo y'Imana biciye mu ijambo ryayo. Nkunda ijambo ry'Imana, namwe mudukurikiye mujye mukunda ijambo ry'Imana, niryo mbazaniye rero. Ikibazo arimo abantu benshi bari kugenda babyibaza, bamwe bari kujya baza kuri YouTube bakabivangavanga, cyane ko harimo nk'inkuru iri gutrendinga ya Pastor Rugagi na Scovia. Ni ibintu mbega bigenda bikamura abakristo mu rugendo, bikabaca intege, bakavuga ati ntabwo byakagombye. Nk'umuntu w'umupasiteri w'umushumba ufite abatorera ashumbye, ntabwo yakagombye kuba ahangana na Scovia. Wowe ubibona gute biriya bintu bya Pastor Rugagi na Scovia? Rero nta kintu kidasanzwe cyabayeho, cyane ko turi mu bihe by'imperuka. Abantu bamaze kwivanga, tugeze muri cya gihe Abayisirayeli bivanze n'abanuze n'abamowabu. Kubavangura rero biragorana. Iyi mvugo iragoye kuyumva. Tugeze mu gihe kigoye, uwitwa umukozi w'Imana ntiwapfa no kumuvangura n'utari umukozi w'Imana. Ibya Pastor Rugagi ntabwo ujya nkunda kuvuga ku bantu, ariko ntabwo byari bikwiye nk'umuntu w'umukozi w'Imana, nimba kuko ari umukozi w'Imana, cyane ko
twese tuba ko dukorera Imana ariko ntabwo Imana tuvuga tuzi nyirizina tujya tubwizanya ukuri ntabwo turamenya niba koko wowe ntabwo urambwira ngo imbere yawe nyirizina Imana irakwemera simvuze ko itatwemera twebwe wowe ubwawe uko ukorera Imana ubuzi nimba ikwemera cyangwa itakwemera niyo mpamvu ntapfa kuvuga ngo uyu muntu ni umukozi w'Imana cyangwa ni uwa Satani kuko Bibiliya iravuga ngo bene abo mubamenyera ku mbuto zabo umukozi w'Imana utinyuka guhangana n'abantu b'Imana niba bamuhaye ubuhuguro cyangwa se bakamubwira ati ibyo uri gukora si byo warangiza ugasanga harimo induru yamba mbona atari gukorera Imana kuko Imana yacu ntabwo ihangana ikizakubwira ko abantu ari abakozi b'Imana nuramuka ubonye nyakubahwa kameramani unkurikiye ubonye abantu batangiye guhangana mu bintu by'Imana ibintu by'Imana ntabwo babihanganiramo niyo mpamvu mubwiye ngo ubundi Abisirayeli bamaze kwivanga n'Abamowabu Abamowabu barangije batangira kubigisha imico kubera iyo mico bagiye babigisha rimwe na rimwe nabo biga guhangana biga kwambara ubusa biga gusambana biga kunywa inzoga bagenda babyiga bitewe n'iyo mpamvu nta mukozi w'Imana uba ukwiye ukorera Imana wishingikirije ku ijambo ry'Imana n'Imana z'Umwuka Wera ziba muri twebwe ufite uburenganzira cyangwa se wemerewe kuba yahangana ikintu cyitwa guhangana nta mukozi w'Imana buriya je nakubeye ibi bintu bya YouTube ndabikurikirana cyane nanjye ndayikunda nyibaho ariko umuntu uhangana kuri ibi bintu by'Imana ugasanga ari gutorana amagambo icyambere Scovia ni umuhanga uranyumva kamerama Scovia ni umubyeyi twemera uranyumva neza Scovia ni umukozi w'Imana muri ubu buryo akora umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko abari gufasha imitima y'abantu benshi yaba imitima y'imfubyi yaba imitima y'abapfakazi Scovia Yesu kukubeshya ko rugagina afite itorero ashumbye nawe ni umukozi w'Imana turi kuganira Scovia je rwose ariko ntubogamire ku ruhande rumwe cyangwa urundi icyambere Scovia ni umubyeyi nubaha cyane yego n'amagambo agira arimo ubwenge bwinshi uranyumva neza noneho rugagi uzi saga yiwe yigeze yabaho uranyumva neza saga yuko ari umutubuzi nta muntu utabireka mbivuge gutyo sinshaka kumuvugaho ntabwo mbishaka cyane ariko urabizi ko na bamwe mu bayobozi bacu bakuru bigeze kubivugaho bijyanye n'uburyo ki yibaga abantu amafaranga kwa kundi ngo nimuture ngo Imana ngo iraguha gutya na gutya sibyo ntabwo nimba ku mukozi w'Imana yakakwiye kumva ubuhanuro cyangwa se impuguro agiriwe n'umubyeyi ndatekereza ko ibyo byose nuriya mubyeyi mama Rwagasabo ariwe Scovia ni umuntu uzi ubwenge pe bitavuze ko na Rugagi atabuzi ntabwo ushaka gusuzugura ariko kandi banza unamenye ko ari umumama ari umubyeyi kandi n'ibyo avuze ni ibintu bikomeye kandi biri mu bugo hano namwemereye yaravuze ngo ni gute nimba koko ari umushumba ashumbye abantu ushobora kubaka urusengero hejuru y'urusengero ugashyiraho amarogi haza kujyamo indaya zigasambana warangiza ukava kuri umukozi w'Imana ibyo muri logique urumva ni umubyeyi uri gukorera Imana uri hari ibintu mutazi ntabwo gukorera Imana ari ukujya mu rusengero buriya n'Imana ibivugiye muri uriya mumama ahubwo ibigaragaza ibintu abantu bafite bari gukorana byo mu mwijima Imana ikabicisha mu mukozi w'Imana nka Scovia kugira ngo agaragaze ibyo abo barugagi bakoze ntabwo nanjye nabyumva niyo mpamvu navuze ngo nimba ari umukozi w'Imana ufite rogi gusa akorera Imana muri rwego ahantu munyumve nabi cyangwa reka mbyite gutyo sibyo ni gute uri umukozi w'Imana ukagira rogi ukorera Imana ute sibyo ufite utubari ukorera Imana ute wirirwa guterana amagambo n'abantu ibi bintu n'ubwa mbere narabivuzeho wenda uretse ko nkubashye ubundi ntabwo njya nkunda ikiganiro nk'iki ariko mumbabarire bavandimwe ariko akariho karavugwa kandi muri uri gutanga impuguro cyane nk'umukozi w'Imana ntabwo bakagombye kwitwara kuri none se nibyo mukozi w'Imana Apotre noneho Bishop ahangane n'umubyeyi nk'uri igihugu cyemera abapfakazi agira neza bemera uriya mumama si ukubeshya si umupolitisiye nta nubwo wenda ari muri abantu bakabya ngo gukorera Imana ariko iyo murebye neza
mba mbona akorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, sibyo? ahubwo yubaho hari kandi agira amagambo y'ubwenge. Imana ijya imuha uburame, imuhaza uburame. Noneho rero warumbaje ikibazo ni kimwe nabivugaho. Icyo navuga ni kimwe, nuko bidakwiriye nk'uwitwa ko ari umukozi w'Imana kujya guhangana cya mbere n'umubyeyi nkuriya, cya kabiri n'umuntu wenda usanzwe utari muri iyo poste yo gukorera Imana. Nimba wenda hari ibyo yabonye, kuko ibyo dukora bigaragarira abantu bose, ibyo yabonye bitagenda akaba yabivugaho. Nako muri ibyo yaririmbye indirimbo umwe yaravuze ngo ibitagenda nimbibona nzabivuga, kuko ibyo Kagame yatugejejeho nawabisenya ndeba we. Oya uranyumva neza? Ntabwo rero ibitagenda bibonwa n'abantu bose. Ubu jewe ingeso zanjye, imico yanjye, imyitwarire yanjye, wowe cameraman tubana umunsi ku munsi uranzi, ndabeshya se? Ibyo rero numbona ikosa nuzo kamugura, nta burenganzira mfite bwo kuza kukwataka, kugutuka. Hari ikintu Rugagi yavuze, nimba mukora umukozi w'Imana, ni gute umukozi w'Imana atinyuka avuga ngo sikovuga ngo nta bugingo afite? Warabyumvise nanjye nari kukikubaza, bari kukimbaza. None se umukozi w'Imana ni watanga, njye nta burenganzira afite bwo gutanga ubugingo, sibyo? Ariko n'umuhanuzi ashobora kuba yarabihanuye nyine. Oya, uhanuzi se, umuhanuzi ni Imana. Mujye munamenye, munasobanukirwa. Ntabwo Rugagi ari watanga ubugingo bw'abantu, sibyo nshuti yanjye? Imana twese turabakandida b'ijuru. Umunsi wa none turabakandida b'ijuru. Ntabwo uriya mugabo Bishop Rugagi ari watanga iki? Ubugingo. Ubugingo buri muntu wese arabwandikiwe ukimara kuva mu nda ya mama wawe. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo Yeremiya we nakumenye narakurema mu nda ya nyoko yawe, kuko kera yari kuzi. Umva kuntu umugabo Tariki Warren yanditse, yaravuze ngo kubaho kwawe ntabwo ari impanuka, ntibyavuye mu bushake bwa so na nyoko, nubwo byavuye mu kwihuza kw'intangangabo n'intangangore, ahubwo kera Imana yari yaragutekerejeho. Mu yandi magambo tubayeho kuko Imana yari yadutekerejeho kera. Ukimara gusohoka rero, kuko twari mu bitekerezo by'Imana, Imana yatugeneye ubugingo. Hanyuma rero kubera impamvu yuko Imana yatugeneye ubugingo, ubu bugingo kuzabubona nabwo, Imana ni umuhanga, Imana izi ubwenge, ishyiraho kompetisiyo yo gukorera ubugingo, sibyo? Iki kintu kibuka neza mu ngobyi ya Edeni. Imana yari yarafashe Adamu na Eva ibaha ingobyi, ishyiramo igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, kugira ngo irebe abantu uko bateye. Hashize iminsi birabananira, iravuga ngo mbaciye mu ngobyi ya Edeni. Ibi bisobanuye iki? Bivuze ko ubugingo burahari ariko bugomba no gukorerwa. Ntabwo rero Scovia kwera ko atari umupasiteri atazabona ubugingo. Ntabwo kubera ko wowe cameraman uri inyuma ya kamera, kubera ko utari kuvuga ubutumwa, ntabwo bivuze ko utazabona ubugingo. Ubugingo burahari ariko uzabukorera, sibyo? Ijuru rirahari n'abazarijyamo barahari, n'abakozi by'Imana ishaka gukorera ubwami birahari. Ubugingo burahari ariko no kubikorera ni ngombwa. Ntabwo rero Rugagi batanga ubugingo. Icyo numva cyumvikanye neza. Cyumvikanye, sibyo se? Reka twikomereze kara akanyuzeho kugira ngo byari ngombwa kandi urakoze kugira ngo abantu bave no mu rujijo, babanze banasobanukirwe imikorere. Reka mubwire standard gukora iki kiganiro, numva gashaka ko tukirambura, ariko kubera impamvu z'igihe reka tuze guhina. Nabwiye abakunzi bacu ko tuzajya tubaha ibintu bitabarambiye, tukamuha ibintu biri saveur agréable, bifite impumuro nziza, biryohereye ku buryo umuntu ataza kurambirwa cyane, ko tutexemo ibintu bibaye byinshi bibi cyane. Iyo bibaye byinshi biba bibi. Ikinzanye n'icyo kuri kamera rero, muze kunyemerera ndaza kubasengera nyuma, ahubwo natake nganire n'abantu b'Imana. Nta kibazo. Hari umuntu twamye tuganira ari kumbaza ngo iyi minsi ndabona imeze ite, niki twakora muri iki gihe? Ngira umugisha, mfata Bibiliya, Mwuka Wera amanukira muri jyewe, ijambo ry'Imana. Numva amagambo ari mu Balewi igice cya 20 murongo 22 kugera 26, bita numva n'iki Imana dushaka muri iki gihe. Ntabwo Imana dushaka ibintu byinshi. Reka twumve icyo Bibiliya ivuze.
wumve ni iminsi turimo icyo Imana igushakaho mama papa, icyo Imana igushakaho wumve icyo ari cyo muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka. Ntabwo Imana ikeneye amafaranga yawe, ntabwo Imana ikeneye amayetaje yawe, hari icyo Imana igushakaho. Wumve icyo Imana ikeneye ku buzima bwawe. Bibiliya iravuze ngo Abisirayeli bakwiriye kwitandukaniriza n'abandi kuba abera. Iki ni cyo Imana ikeneye muri iki gihe, ikeneye ko tuba abera, tubera Imana, tuba mu buzima bwo kwera. Ntabwo Imana ikeneye ko dukomeza kwanduzwa, ntabwo Imana ikeneye ko dukomeza kwivanga n'abanyamahanga. Nimvuga abanyamahanga ni abataragakizwa. Imana ikeneye ko Abisirayeli, ubwoko bw'Imana yarose, bugomba kwitandukaniriza n'andi mahanga kuba abera. Tubyumve mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose mu byumvire, kugira ngo igihugu mbajyanamo guturamo kitazabaruka. Nimugakurikize imihango y'ishyanga nzirukana imbere yanyu, kuko ibyo byose babikoraga bigatuma mbanga urunuka. Ariko nabwiye mwe nimwe muzahabwa igihugu cyabo gakondo. Nimwe muzahabwa igihugu cyabo ho gakondo. Nzakibaha kugihindura igihugu cy'amata n'ubuki. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabatandukanije n'andi mahanga. Nicyo gituma mukwiriye gutandukanya itungo n'inyamaswa bihumanya n'ibidahumanya, n'ibisiga n'inyoni bihumanya n'ibidahumanya. Ntimukiyandurishe itungo, ntimukiyandurishe inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni cyangwa ikintu cyose gikuruka hasi. Nabigishije kwitandukanya nabyo kuko bihumanya. Umurongo wa 26 n'Imana yambwiye kubabwira cyane ko idushakaho. Yavuze ngo kandi mu mbera bera kuko Uwiteka ndi uwera. Imana ishimwe. Amen. Kandi mu mbera bera, dore ikintu Imana idukeneyeho kameraman. Haleluya. Amen. Muri iki gihe kigoye Imana idukeneye iki? Ko tuba mu buzima bwera. Uraza kumbaza ikibazo, ndabizi ko ugira ibibazo byinshi. Ese twakwera gute ubusambanyi buri? Ese birashoboka ko muri iki gihe twatunga kwera kw'Imana? Ni gute twakwera abantu bambaye ubusa hanze ubona bikoye? Ni gute twakwera ubutinganyi bukomeje kuba bwinshi? Ni gute twakwera henikeni zikomeze gukorwa na byeri na mitsingi n'ibindi? Sibyo? Ni gute twakwera abantu bari guhanga n'ubona ibintu byivanze? Twakwera gute? Reka nze wenda ntuze kukimbaza, ariko ndashaka gutanga igisubizo. Kwera kw'Imana birashoboka. Gutunga kamero k'Imana, gutunga umutima nk'uwa Kristo. Bibiliya iravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima rero Yesu yari afite wari umutima wera utunganye. Yesu ntabwo yari yanduje. Oya, Imana duhamagariye kwezwa, ntiyaduhamagariye kujya gute kwanduzwa. Niki Imana duhamagariye. None umva iki Imana isaba. Reka nibutse abantu ko twagiye dusaba Imana. Imana yigeze wayisaba akazi rakaguha. Sibyo? Imana uyisaba amafaranga irayaguha. Imana uyisaba umugore n'umugabo irabigodoka. Mu yandi magambo twayisabye ingo yarabikoze. Imana twasabye ko twiga amashuri yarabikoze. Imana twagiye tuyisaba, none nabwo tugeze nka cyagiye umunyarwanda yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo uzirinde gusaba wowe wimye. Sibyo? Imana rero twebwe igezaho ubwayo idusaba nayo, atari uko yabuze. Imana iratunze, ariko nayo hari ikintu idusabye iki? Imana ifite byose, ariko hari ikintu idusabye. Iravuze ngo kandi bana banjye, sifa kwa Mungu. Iravuze ngo nimumbabarire, mumbera bera muri iki gihe kigoye. Mu gihe abandi bari gusambana wowe ntujyeyo, mu gihe abandi bari kube wowe ntiwibe, mu gihe abandi bari guterana amagambo wowe ntubikore. Mbera uwera, tunga umutima wera, kuko jya Uwiteka ndi uwera. Kubera iki? Imana ivuze ngo mwitandukanye n'ikibi cyose, kugira ngo igihugu mbajyanamo guturamo kitazabaruka. Kizabaruka ryari? Hari abantu benshi bavuga ko bakorera Imana aribyo twatangiriyeho, ariko kuzagera mu bwami bw'Imana bizagorana. Hari ikintu cyambabaje. Nafunguye ejo bundi YouTube, mbona wa mugabo wita ngo impano y'Imana arabivangavanga, ngo ni impano y'Imana, ngo ni impano, ngo doka ngo afite ibintu bituruka ikuzimu n'ibiki byose. Atavuga ngo abapasiteri 10 ngo bakorana, ahita avugamo ngo na Rugagi. Uza kureba icyo kiganiro, avuga ko na Rugagi ibifaranga afite byose ngo abikuye ikuzimu. Niyo mpamvu navuze ngo nta mukozi w'Imana umurimo mu gihe cyose. Nimba ari koko buriya uriya mukozi w'Imana yagaragaje
Imana yaciye muri Scoville kugira ngo agaragaze ibintu afite nimba afite rogi ubwo Scoville yarabibonye ni ijisho ry'umunyamakuru kandi umunyamakuru ashobora kuba abereye Imana ijisho uranyumva neza mu yandi magambo byarambabaje cyane ngo abikura ikuzimu warabibonye ushobora utarabibonye ngo mpano y'Imana wese abivuga oya ubwo narakibonye nagize ngo wenda nawe ari kwitwikira doka ngo n'abapasiteri ngo 10 bakorana we uyavuzemo ni Rugagi ngo bira byose ngo Rugagi afite biranashoka ko ari wenda bari kumusebya simbizi niyo mpamvu navuze ngo ke sinkunda gukora mantinga ku bintu byavuzwe ariko akariho karavuga Imana rero twebwe dushaka ututitaye kuri ibyo abandi bakora reka tusabe kwera kw'Imana kubera ko iravuze ngo igihugu mbajyanamo guturamo kitazabaruka shote zanyu ushobora kuba mu buzima wibwira ko ukora Imana ariko udakorera Imana idufashe kandi dutabara reka mumuriza abantu barafite ibibazo n'ibigeragezo mbabwire ngo Imana iracyagukunda Imana duteguriye ubwami Imana idusabye ni kimwe ni ugutunga umutima wera nk'uw'Imana ifite Imana ubwayo rero nasomye Bibiliya irantanga irambwira ngo haleluya Zaburi ya Yesaya 59 igice cyaho cya 59 umurongo wa mbere yavuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwagize gute nikwaheze ngo ananirwe gukora nubwo twikwe nikwafuye ngo ananirwe ngo ahubwo gukiranirwa kwayo mu yandi magambo Imana yacu irera n'abera bazayisenga ari abera kandi mbibutse ko impamvu usenga cyangwa se impamvu muri iki gihe ubona ibibazo bikomeje kuba byinshi abantu basigaye basenga ari nko gusaba Imana gusabiriza mu yandi magambo ni ugusenga amasengesho yo gusaba gusa duhe ubuzima duhe ariko badashaka gutunga kwera kw'Imana Imana yo iyaba twatungaga kwera kwayo iracyafite ukuboko gutanga iracyafite amatwi yumva Imana ishimwe iracyafite kugira neza niho Bibiliya ivuga ingoma za 2:13 iravuze ngo nindamuka nyinjijuru umva Imana yera iravuze ngo nindamuka nyinjijuru imvura ntigwe ikintu Imana dukeneho ni iki ndahita se nindamuka nyinjijuru imvura ntigwe kandi ninteza mugiga mu gihugu cyangwa nkateza igihugu cyose inzige ngo zone igihugu inzige ngo zone igihugu ngo abantu bitirirwa izina ryanjye ngo nibaca bugufi mu yandi magambo bagashaka kwera kwanjye bagatunga umutima wera Bibiliya avuga ngo bagashaka mu maso hanjye Imana yari ivuze iravuga ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru icyambere mbababarira igicumuro cyabo icyakabiri mbakiriza igihugu Imana ishimwe iyo umuntu atunze kwera kw'Imana yahesha igihugu amahoro yahesha igihugu umugisha nidutunga kwera kw'Imana Imana izajya ibana natwe nkundira ngusabira iki kintu cameraman kamere kuri wowe Imana idushoboze kwera kw'Imana aya magambo n'amabwiriza nanjye nyibwiriza kuko uwigisha n'uwigishwa bose basangire Imana idufashe twese muri rusange waba uri mu gihugu cya Amerika Australia donc mu yandi magambo ahantu hose uri ubutumwa uri kunyumva ndakwinginze ndagusabye mbabarira mu kazi kawe ka buri munsi utunge kwera kw'Imana muri bisi urimo muri gari ya moshi mu ndege gerageza utunge kwera kw'Imana mu mutima wawe bizatuma Imana iguha gakondo cya gihugu we ntabwo Imana izanga kukikwinjizamo ntabwo kizakuruka Imana iduhana umugisha mwakoze sinzi nimba cameraman hari ibindi bibazo yashaka kumbaza hanyuma tugafatikanya tugasenga Ewana byasobanutse ahubwo Imana iguhereza umugisha gusa reka dusoze kandi ugomba kuba kuri YouTube yawe cyane kuko abakunzi bawe barakubura cyane kuko bagenda babitwandikira barakubura ugomba kubaho cyane asante sana Yesu ijambo ryawe ni ubuzima ijambo ryawe rirera uravuze ngo dutunge kwera kwawe muri twebwe nkundira udushoboze ntitwabyishoboza mwana kigiye kiragoye igihe kirimo umwijima igihe kirimo akarindagiza ariko kuko uri uwera kandi n'abagusenga bakwiye kugusengera mu kuri no mu mwuka tugusabye kwera kwawe ntabwo twabyishoboza tudafite imbaraga z'umwuka wera twingize mwuka wera ngo aze atuyobore mwuka wera nayobora ubuzima bwacu abari mu mahanga mwuka wera bashoboze mu kazi kabo ka buri munsi natwe bari muri uru Rwanda rwacu rwiza
kwa Gasabo turasenze mu izina rya Yesu. Buri munyarwanda wese ahaherereye ndamusengeye ngo umuhe imbaraga zo kuba uwera mu izina rya Yesu. Abakristo basubiye inyuma bitwaje ko bamwe insengero zafunzwe, ndasenze mu kwizera tanga kwera kw'Imana kuwe mu mitima yacu. Ntabwo mwami nyiringabo waduhamagariye kwanduzwa, waduhamagariye kwezwa. Sengeye abarwayi, sengeye imfubyi n'abapfakazi, sengeye mwami abafite ibibazo, dusengeye isi yose muri rusange kugira ngo ugire icyo ukora. Urakoze mwami, tanga kwera kwawe mu mitima. Twe ntabwo twabishishoboza, turi kurwana n'isi na Satani n'umubiri, ariko duhaye gushobora gutunga kwera twabishobora. Ngaho dushoboze kuko ari we nyiri imbaraga n'ububasha n'ubutware n'ubushobozi byose ari ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.